mwongeye kwirirwa kandi muraho neza. Ikaze none kuri my kitchen. Tugiye kubereka uko twateguye ririya funguro, ngira ngo mubonye ko byari biryoshye. Nawe next time wagerageza. Turayikata muri ubu buryo nk'uko mubibona, muri ubu buryo, ariko byaterwa no kwikunda cyangwa se nk'uko ushaka kuba wayigira udukone duto cyane, ariko muri ubu buryo njye mbona ari bwo bwiza. Tuyikate rero. Murabona shepu twayikasemo ukuntu imeze, ni iyi ngiyi. Turashoje. Tugiye kurikiza rero kata ibirungo byacu. Tuyihanagura amazi aveho. Deja ibirungo byo birumvikana ko twabanje kubyoza mbere. Igitunguru gikata nyuma kuko kijya kindya mu maso.
First turabanzamo amavuta, urabona ko ari menshi kuko tubanze guteka iyi nkoko ubwayo ikabanza igashya. Undikireho gato kugira ngo dutegereze ibanze ishe, tuza kuza kubona uko tuvangamo n'ibindi. Ndatuje twakwatindamo ibindi tungurusumu tw'akavuyo, tukavangamo gake, tukaba tubishyiramo pavuro zacu, na za karoti, hanyuma dukata muri ishe, tugashyiraho agaciro guys. Ahangaha rwose iri guhumura neza cyane, usigaye ni ugushyiramo amazi hanyuma tugashyiramo n'umuceri. Biba byiza rero iyo ushyizemo amazi ashyushye kugira ngo bidafata umwanya, kugira ngo utegereze ko abira. Urabona yashyizemo ashyushye, niyo mpamvu yise ko abira. Tugiye guhita dushyiramo umuceri wacu. Hanyuma dupfundikire dutegerezeho iminota mike cyane, umuceri urabuhiye, ubundi twarure turye. Then uri buze kuza kureba ruki buri ukuntu imeze neza cyane.